Okay. Uri umuyede? Ufite imyaka ariko 25. cyane ruzi. Iradukunda wanjye nimuguha ntago uzamubabaza. Have naba nkoze amakosa. Uri seriye? Serious. Okay. Darata Iraduku. Amen. Inosase hari icyo umunengaho uyu musore wacu. Uyu musore ndi kubona asa nk'umuntu waba nyine agira kano. Arashaka umuntu uri seriye. Buriya niyo yaba umugore nta kibazo nushaka ubivuga ngo. Ese ushaka umugore? Ese ufite gahunda yo kurongora ryari Inosa? Nyuma y'imyaka 2. Imyaka 2. Iradukunda cyangwa yego ko ushaka kurongorwa nonaha. Turashaka. Arashaka. We. Arashaka ryari? Avuze kare. Okay, Iradu avuze kare. Wowe urashaka ryari se Iraduku? Tubwire igihe ushaka. Yo nzayihangare hari ikibazo se yo ni fresh aho. Oya ukubese ndakubibona. Umungu niba akubwiye ati imyaka umubwiye azayihanganira kuki utamwumva? Ese wamuha amahirwe akagerageza kwa kuri questinze kuko yagukunze. Okay. Reka mbaha akanya mubazanye utubazo tw'amatsiko nta kibazo mu munota umwe cyangwa 2. Iradukunda. Amen. Ukunda iki? Okay, ngundi firiti. Iraduku. Yawe. Oui. Ngundi firiti na ice cream ya shokora. Oya ibyo ngibyo yewe. Nzaguha ibirenze ibyo ngibyo humura. Okay, ngundi kimwe nyine mu bijyanye n'iki cyo kurya, icyo kwambara, iki. Oya nibyo kwambara nabiguha. None se mu rugo ni hehe? Mu karere ka Huye. Huye. Yego. Cyambere nuko nagukunze ibindi turabivugana. Iraduku nawe ufite amahirwe yo kumubaza ibibazo ushaka kumenya kuri Inosa nta kibazo. Okay, nareka mubaze. Anyway, ni byiza andikanwa na musaza wanjye. Wow. Okay. None se iwanyu ni he Inose? Nyamirambo. Nyamirambo. Ukavuye i Kigali? None se uri tayari uzanshimisha ntabwo uzambabaza ngo ngire nk'uwo ndari mfite wakasamutwe? Yari mwiza utagira ngo yari bogari cyane nzarenza ahubwo reka mubwire ibintu byiza. Reka ibindi bijya inyuma ya kamera sibyo? Tuvugane inbox. Ugiye kunkanda mu followingane rero. Ubanze mu followingane. Banze ne kumwafite. Ndetse turi inshuti. Ugiye kunkandaho urasanga wari nimero zanjye kuri account yanjye cyangwa se nzi kubwira nta kibazo. Oya wowe mugende muzihane muri inbox. Mwizihana hano. Muzihane muri inbox mu biganireho sibyo? Bahita bagutwara hano hari ibirura.